Blog Talk Radio. Reka nongere mbasuhuze abakunzi ba Radio Iteme, ni turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe niki. Ikiganiro cyacu rero cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2022 kiratangiye. Muze rero kubana natwe mu kanya katarambiranye. Ni ikiganiro ni igihe niki. Nongere mbahikaze abakunzi ba Radio Iteme, nuko namaze kubabwira mu kanya ikiganiro ni igihe niki mutegurirwa buri wa kabiri w'icyumweru. Ni turashimye Jean Paul mu kanya ndabandi kumwe n'abandi bayobozi b'Urunana Nyarwanda, Shire Kamana ndetse na Tabitagwiza. Mbere yuko mbaha ikaze muri ikiganiro, ndagira ngo mbanze mbabwire muri make ibyo turi buze kuvuga mu nshamake. Hari byinshi byo kuvuga ariko igihe ni gitoya, ndabizi ko bimwe namwe mwagiye mubyisomera, ariko hari amakuru adasanzwe yenda mutigeze mwumva kuri ibi cyangwa se n'amasesengura adasanzwe. Turi buze guhera no ku kibazo turaza kuvuga ku kibazo cy'abantore zifatiye ku gahanga perezida w'u Burundi kubera yanze gufungura cyangwa se kubera Burundi gutafunguye umupaka kubera demand zabo zitaratungana. Noneho hatangiye strategy, umugambi wo kugira ngo bajye birirwa basebya no guharabika perezida Ndayishimiye. Ubwo rero mu kanya ndaza kubibabwira, ndetse ndabaha na updates cyangwa se amakuru mashya ku bijyanye n'urugamba M23 cyangwa se urugamba bitirira M23. Hariya bavuga ko bari bagiye kurasa ibikoresho by'Ubugande byubaka uriya muhanda mu masezerano asinyanye na Kongo ndetse na leta y'Uganda. Amakuru rero Radio Iteme yabonye nuko hari amakuru yuko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo gushaka kuburizamo igikorwa cyubakwa uriya muhanda, bikaba rero byarateje n'umutekano muke ndetse bikinawuteje n'uyu munsi. Ayo makuru ndaza kuyagarukaho mu kanya. Ndaza kandi kugaruka kuri Muhoozi Kainerugaba, general w'umunya-Uganda mukuriye ingabo zirwanira ku butaka, ariko ukomeje kuba embarrassment kuri iriya guverinoma. Ndaza kubera amatweet n'ibintu avuga rimwe na rimwe wibaza ko bamwibye telefone. Twabivuzeho ubushize, ntabwo ndi bugaruke kuri icyo kintu cyo kwibaza kuri tweets ze, ariko noneho turagaruka ku yandi matwiti cyangwa se ku bindi bintu amaze iminsi arimo, ndetse bikomeje kugaragaza ko nta control, nubwo bamwe bavuga ko ari strategy, ariko hari ibindi mpamvu zisa nkaho nawe ubwe iyo strategy yaba hari ihengamye. Ndagaruka kandi kuri Madame Marie Immaculée uvuga ko agiye gusaba ubutabera ngo kubera ko isaba mu Rwanda ryataye mu muco nyarwanda. Gusaba mu Rwanda we abigereranya ngo mbabarire, gusaba mu Rwanda we ngo abigereranya no gucuruza traffic, human trafficking, cyangwa se gucuruza ubwoko cyangwa se nyoko muntu, gucuruza umuntu, icyaha gihanirwa n'amategeko mpuzamahanga. Ngo none arashaka kujya gusaba ubutabera. Mu kanya
ndaza kumugarukaho yenda ndibuze gusaba n'abari muri pozisiyo kumuvugaho kundusha. Ndabona Ashile tutakiri kumwe, reka ndebe niba ikibazo gihari yenda ari communication cyangwa se ari uko yenda yaba hari ikibazo kindi cyaba gihari. Ni mu kanya rero, ariko mbere yuko ntangira ikiganiro cyacu reka mbaze niba unyumva Tabita Gwiza. Tabita niba unyumva, ntabwo ndibwe kwentirize cyane ko ina ikiganiro usanzwe uzamo kenshi kuri buri wa kabiri. Abakunzi bigiye n'iki barakuzi, ariko ndashaka gutestinga mikoro yawe mbere yuko dutangira. Tabita niba unyumva, ndagushuhuje kandi kaze muri kiganiro. Ndakumva Jean Paul, urakoze, kandi ndagushuhuje n'abakunzi b'igihe n'iki, murakoze cyane. Urakoze. Ndagira ngo numve niba Shire Kamana nawe ari ikibazo tekinike twagize cyangwa se niba ari iyindi mpamvu. Niba nta kibazo afite, menye niba turi kumwe muri aka kanya, niba ibyuma bidukundiye. Ndabizi ko bishoboka ko hari igihe biturutse n'ibindi arimo bishobora gutuma ibyuma bitakunda, ariko niba tuba tugeze mu kanya atari ibyuma, Ashire nawe nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro kandi gusuhuza. Ubwo niba unyumva, ndashaka gutestinga mikoro yawe. Komera cyane Jean Paul, ndagushimiye cyane kuba umpaye ikaze. Ndasuhuza na Tabita, kandi ndumva twumvikana neza. Murakoze cyane. Ntabwo ndi bubanze gukora introduction nyinshi, ingingo z'ingenzi nako ndende, ingingo z'ingenzi nazivuze. Reka ntabatsindiye mbanze dutangire kuri, tuvuge yenda duhere kuri nakwita ko ari ibijyanye ibitureba nk'abanyarwanda, sosiyete nyarwanda, tutarinjira yenda ku kibazo mpuzamahanga cyangwa se ikibazo cyo mu karere. Hari ibintu by'ingenzi nshaka kugarukaho ku bijyanye n'ibibera mu Rwanda, yenda mbere y'uko njya kuri ibya FPR n'irahira ryayo ryanteye kwibaza byinshi. Ndagira ngo mbanze mvuge gato kuri uyu mudamu witwa Marie Makire Ingabire wa Transparency, yitirirwa Transparency International. Nta kintu na kimwe mu byo akora cyagombye gutuma akurira Transparency, ariko niko byitwa mu mpapuro. Yavuze amagambo, ngira ngo mpere ku mutegarugori wacu dufite aha ngaha muri ikiganiro, cyane cyane ko ari we wasabwe, twebwe ntitwasabwe, ariko atubwire nawe uko abyumva akurikije amagambo yanditswe n'ibinyamakuru by'u Rwanda, aho Madame Marie Makire yavuze ngo arashaka kwitabaza ubutabera ngo kugira ngo basubire barebe mu kibazo cyo isaba mu Rwanda, ngo uburyo baciririkana ngo birajya kuba nk'aho ari ugucuruza abantu. Noneho mu magambo magufi rwose ndabisezeranye, murabizi ko nubwo ubu ngubu ngo basigaye bavuga ngo ibyo yinubira ari uko bavuga ngo za miliyoni, ngo barava mu miliyoni zingahe, ngo miliyoni zingahe, ngo ibyo ngo nicyo kibazo. Murabizi ko mu Rwanda kuva na kera bavugaga ngo inka ngo twazibonye, nta nka zabaga zihari. Ni ikinyoma, kubera ko yenda byo bibafasha kuko bajyaga inyuma, ariko bajya gukora za negociation n'ubundi. Icyo ashaka ni uko tutabivuga ku mugaragaro, ariko bakajya bivuga mu ibanga ngo biherereye. Ni ikibazo gikomeye, bya bindi by'ibinyoma abanyarwanda bavuga bati ntitwabivuga batwumva, ariko ubundi bakabikora nta mahana hari iyo bikoze mu ibanga, ariko ngo kubera ko babyumvise ngo ari n'amahana. Ariko icyo si cyo kibazo giye ngira ngo mbaze. Mu Rwanda uyu mudamu turamuzi mu itangazamakuru, koko ibi niyo priorite igiye kumujyana mu butabera. Nicyo kintu cya mbere cyagomba agomba gushaka ubutabera, cyo ni kimwe ngo mu byo yenda muri buze kuvugaho. Cya kabiri, ujya mu rukiko ukavuga uti nje kubasaba ko mwakemura cya kibazo cy'abantu basaba ngo ni traffic y'abantu. Upfa kujyamo gutyo ukavuga gutyo ukavuga ngo uti nta formulaire wuzuza ibigaragaza n'itegeko ryishwe. Yahereye muri parlement noneho akavuga ati tuciye ikintu cyo guciririkanwa mwisaba. Icyo kintu kikajya amategeko n'icyo gihe justice, ubutabera, ubucamanza plutôt buzaba bufite icyo buheraho.
ubu we kubera ko nyine yigereranya n'igihugu kandi koko waciriye urwo gupfa arapfa uwakijije arakira waravuga ati nzajya mu butabera mu bucamanza mbabwire nti murebe ukuntu mwakwiga kuri iki kibazo cyo gusaba. Urumva na ignorance irimo yo kumva ko yakwirukanka gusa akajya mu nkiko ngo nimurebe ngo ikibazo nubwo baba badafite itegeko ribihana ariko mufunga abantu muvuge ko ari traffic y'abantu kubera ko mbivuze. Tabita ibyo bintu ndibaza ko nawe byagutesha seme cyangwa se yenda wowe usanze yenda hari birengera umuco nyarwanda, ndagira ngo bari we mperaho kuri iki kintu utinzeho urakivuga he? Nakoze Jean Paul. Ibintu byuriya musazi rero buriya giyewe n'ibintu avuga sinjya mbitindaho cyane. Icya mbere gutinyuka akajya kuvuga ngo nzatanga ikirego. Ese yararebye asanga ibi bintu ari byo byihutirwa muri kiriya gihugu? Uza abantu bamaze kwicwa muri kariya kazi akora muri iriya hariya ari nk'umukuru waho, mwari mwumva haguruka ati reka nkurikirane iby'impfu z'aba bantu mbikurikirane ku mugaragaro kugeza ubu n'ejo bundi reka mpere kuherutse kwicwa umushoferi we. Uwo mushoferi we naba nararangaye ku buryo ntigeze menya amaherezo y'urubanza rw'urupfu rw'uwo mushoferi. Niba nibeshya mumbabarire mumbwire niba iby'urwo rupfu byara, ariko se byakurikiranwa nande? Uyu nguyu uko ndisuri ko aba ari inyuma ya ziriya mpfu z'abariya bakozi be. Ngo none ngo arajya ngo kuvuga iby'inkwano. Abana b'abakobwa mu gihugu barabamaze babatera amada, impinja. Uyu mugore ko ntarabona ahaguruka ngo agende yamagane, ahaguruka bijyemo barebe uburyo bakurikirana ibyo bibazo. Aba bana babarengere birirwa hariya ku mihanda, abana b'abakobwa birirwa ku muhanda, abana batoya birirwa munsi y'ibiraro, ko atarahaguruka ngo mbona bavugira. None ararebye asanga ngo inkwano, ngo ibintu by'inkwano, ngo human trafficking nibyo byihutirwa. Ko ntarumva ahaguruka ngo avugira abagore birirwa baba abused muri kiriya gihugu. Ko ntarumva yahagurutse nk'undi mudamu w'umuyobozi, ange ngo umuyobozi icyo ntazi, ngo ahaguruke avugira abo bagore, ahaguruke abwire bariya bagore za 64% ngo azibwire ati ntacyo muri gukora, ntabwo muri guhaguruka ngo mukore icyo mwakagombye gukora, muvugire uwo mudamu, uwo mugore uri murenganywa hariya, uvugira aba bagore bamariye mu maprizo babaziza ubusa. Ko ntarumva yahagurutse ngo ibyo bintu abikore. Yararebye kweri asanga ibi bintu by'inkwano ari byo biri imbere kurusha agahinda, akababaro, ishyano ryaguriye igihugu birimo biba muri kiriya gihugu. Akaba acecetse ntacyo abivugaho, ariko ngo agiye kwiyamamaza no kwiyerekana mu banyamakuru, njya mubona yikaraga hariya, nuko zinakubwira mama Immaculée bamubyinirira za mama Immaculée, avuga ubusa atavuga ikibazo ibibazo nyabibazo biri muri kiriya gihugu, ahubwo akajya gusigasira no kuvugira abicanyi nkawe, no kuvugira inkozi z'ibibi nk'abanyiramongi n'abandi nkabo. Ariko ngo agiye kuvuga ngo iby'inkwano nta soni. Mumbabarire ndumva araho nagarukiriza Jean Paul. Murakoze. Nagahoma ishyano. Urakoze cyane Tabita. Kuri iyo yenda kugira ngo twe kuyigarukaho, numve mugenzi wacu Shire Kamana niba hari commentaire nawe ngufi cyane yaba afite, kuko ibyo hari ikintu uvuze cy'urupfu rw'umushoferi we yenda cyo kwangwa zariga, ahubwo ya defense ko abantu bareka no kumuvugira. Iyo hagira n'umuvugira akavuga ko ashaka ko hakora investigation y'urupfu rwe, uriya niwe wari kumufungisha wa mbere cyangwa nawe akamutanga mu nzego z'umutekano. Baramwiyumviye, ntabwo ari abandi babimbwiye, namwe avuga ati
abantu bareke kuzana impuha. Ntashaka, twaravuze tuti kuki yenda hari koko yapfuye urw'ikirago, kuki atanashaka ko hagira n'abavuga bati uyu muntu hakene uburyo yapfuyemo butunguranye, hakenewe yuko abantu banabyibazaho ndetse bakashaka kumenya ukuri kwabo. Yarabyamaganye kuri icyo kibazo. Rero ndizera ko niba utaramwumvise yenda wumva uko byagenze. Ntabwo ibyo by'ubuvugizi nta bihari, ni ibintu buriya ntiyabuze nk'umuntu wamuhamagaye akamubwira ati ariko Immaculée ko uvugira benshi, ko uvugira gutya kandi bigakunda, wavuze kiriya kintu cy'abana none se nta minisiteri y'umuco dufite? Turayifite. Ko nta muntu urahaguruka avuge ko icyo kintu ari ikibazo, yagiye se akabibwira izo minisiteri. Ikindi wari uvuze ibintu by'amada n'abana abayobozi, abantu baravuze ko benshi mu mada avanwa amara y'abana b'abayobozi, abantu batewe n'abayobozi badashaka izo embarrassment, ariko ibyo ntabwo ashobora kubivuga kandi arabizi. Ariko avuga umubare gusa, ariko intandaro cyangwa se n'ibyishimo byo ntabyo bajya bavuga. Nagira ngo Ashire niba ufite commentaire kuri iki kintu mbere yuko tujya ku bindi, nguhe ijambo nawe niba hari icyo ushaka kongeraho. Yego, urakoze Jean Paul, kandi koko ntabwo ndi butinde, Tabita byinshi cyane arabivuze, nawe hari ibyo wongeyemo. Ngewe ndashimangira wenda ibintu bibiri gusa, nuko byamaze kugaragara ahantu hose aba ibitugu bikomeye cyane nk'ibi ngibi bya Perezida Kagame. Ni ahantu usanga ikintu cyose gishobora gutuma abantu bashyira hamwe, bagendanirana, bagira ubumwe, no kwica umuco bibaho. Ibi bintu rero njye nta kintu mbibonamo atari uburyo bwo gukomeza kwica identite y'abanyarwanda, identite cyangwa se bimwe mu birangantego cyangwa mu biranga umuco nyarwanda. Kandi muzi ko umuco iyo uhari uhuza abantu, iyo habaye amakwe barahura, ndetse hari n'abantu benshi bakunda kujya mu makwe bagiye kumva biriya bita babyita imisango, aho abantu baba bahana inka, nubwo wenda batazihana by'ukuri, ariko amagambo bagenda bahererekanya basubizanya, ni ibintu bijyanye n'umuco. Ibi rero ntabwo bitangaje cyane kuri iyi leta cyangwa iyi ngoma ya RPF, kubera ko mu bintu yiyemeje ni ugukomeza gukandamiza abanyarwanda, ibakuraho ikintu cyose gishobora kubunga aho cyava cyose. Uyu Ingabire Immaculée ndabizi ko atwumva, kuko hari igihe yigeze gukora commentaire hano kuri channel nibagiye yari kuri YouTube, avuga ngo iteme Gicumbi, iteme, avuga ibintu atanazi. Donc bigaragara ko dukurikira. Ndagira ngo mbere yuko ajya kureba ngo abana baba bameze nk'abacuruzwa, azabanze asaba inzego z'umutekano zo mu Rwanda kubanza kumuha raporo z'abana b'abanyarwandakazi bacuruzwa hirya no hino mu bihugu by'amahanga, kubera ko mu gihugu harimo inzara, hatarimo n'akazi, bagafata abana bakabacuruza. Azabanza kuri perereza ry'abana b'abanyarwandakazi birirwa berekana amafoto yabo ku mbuga nkoranyambaga, berekana ngo ubwiza bw'abanyarwanda, ariko mu by'ukuri ari no kubacuruza. Aba rero ibi byose ni uguhakirizwa, ni ugukora ibintu kugira ngo bakomeze bakize umwami wabo rero Paul Kagame, ariko ibi byose bizanagiraho ingaruka. Ndumva ari icyo ngicyo nakongeraho mu byo mwavuze. Murakoze. Urakoze cyane. Muri ibyo hagati aho mukivuga ibyo, hari indahiro zabaye za FPR, ndagira ngo nazo tarajya ku bindi bijyanye na tarava ku bintu bya justice, ariko reka mumbabarire gato mbere yo kujya kuri izi ndahiro dukomeze ku kibazo cy'ubutabera, mvuga kuri Rusesabagina ndetse na Uraye neza. Rusesabagina bavuze ko bakonfirimye ibyaha aregwa, bavuga ko ahanwa, afungwa imyaka, mbese bahamya icyaha cye n'igifungo yagenewe. Mu Rwanda ntabwo ugiye nkeneye kuvuga, ntabwo yari ahari, ntiyari mu rukiko, ntabwo ndi bubitindeho. Urubanza rwa Rusesabagina rurazwi uburyo yageze mu Rwanda, ibyo byose nta muntu wabyitayeho. Yenda niyo bashaka ahubwo bari no kumugumisha muri gereza, bakavuga ati twaramushimuse gusa, twaramuzanye, n'iby'ubutabera ntabwo bitureba. Ariko ejo bundi bakonfirma ngo bagiye ngo kumuha ya myaka, cyangwa se ngo kumuhanisha ubujurire, mbese bwemeje ko ntacyo bashobora kumukorera kindi uretse kumugumisha muri gereza.
ndabizi neza ko ntabwo bigenga, ntabwo bashobora ya ni case high profile, nta kintu babikoraho keretse Kagame niwe uca ruriya rubanza wenyine. Icyo amakuru tugeraho avuga ni uko ko Kagame ashaka kugira ngo we nyuma y'uko bamuhamya ibyaha ngashaka kumuha imbabazi, akazavuga ko yamuhaye clemency, kandi koko kuri we abashaka kuba ari buvamo ari victorious, atsinde imanza zabo zakoze akazi, ariko nanjye itegeko rirabinyemera namubabariye n'abandi bigireho. Amakuru avuga ko aricyo Kagame arimo agendere ashaka gukora kugira ngo bigaragare ko ari we wafashe iyo ngingo itandukanye n'icyo ubucamanza bwe bwakoze. Ibi bikurikiye uwitwa Gerard Uraye neza wafunguwe, mu by'ukuri wafunzwe nta n'ibimenyetso bimushinja bari bafite, abantu bose bavuga ko yari ubucabana, ariko n'uyu munsi yamazemo imyaka n'imyaniko, bamwambuye ibintu byose, imitungo ye, amashuri ye, baramusahuye. Avuyemo ntashobora no kujya kurega, mu byo yakora buriya ni ukubaho agaceceka gusa ati hanze haruta muri gereza. Ni kimwe n'umudamu wa Simbizi nawe uheze muri gereza, bazi neza ko ibimenyetso ntabyo bafite, ariko kubera ko baramutse urubanza rugiye mu mizi, ubwo buhamye ntibashaka kubwumva, ariko n'ubu ngubu ari muri gereza. Yenda bizagera igihe bavuga ati byari bagiranye, ahari bamurekure asubire hanze, ariko ntawe ushobora no kubarega babwire ko bamufunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kamperewe kuri wowe Ashire, izi manza ntabwo nshaka kugira ngo mvuge nk'aho ari radiyo ishinzwe kumenyesha amakuru, nta nubwo ari nayo gahunda yacu, ariko izi manza z'i Kigali mu Rwanda, hamwe n'ibindi bintu byose twavugaga twatangiriyeho bijyanye n'umuco, bijyanye na sosiyete nyarwanda uko yangiritse, ibintu bimwe byakabaye byerekana ko koko FPR yananiwe, harimo n'iki kintu cy'ubucamanza. Kubera yuko nahoze mwumva Dr. Ndagijimana cyangwa namwe bagira minisitiri wiyitiriwe ni minisitiri w'ubumwe cyangwa bitiriwe ni minisitiri w'ubumwe, arimo avuga Bizimana mbabarira bakoze cyane Jean Damascene Bizimana wese umwe. Nkibaza niyo minisiteri ubundi ubwaya ubutabera bwakoraga, ubucamanza bwakoraga, iyo minisiteri yabiri irrelevant, ntacyo yari imaze na n'ikitumari, kuko igihe umunyarwanda yakumva ko interese ziri protege, azahutazwa n'umusirikare mukuru akitabaza ubutabera, ubucamanza bwigenga, yahutazwa n'umuminisitiri cyangwa n'umukuru w'igihugu, ubucamanza bwigenga bukamurenganura, iriya minisiteri ntacyo yaba imaze. Ibintu byose byajya bikemukira hariya. Ibyo kuvuga ngo ubumwe bw'abanyarwanda ntacyo bazakora cyo kugira ubumwe byo guhuza ngo abantu babe bamwe. Icyo bagombye gukora ni ukugira ngo abantu bareshye imbere y'amategeko ahari y'u Rwanda. Kuri ibi bintu by'ubutabera ntabwo ndiho ngira inama leta y'u Rwanda, kuko kunanirwaho yarananiwe, ariko ni byiza ko ibirego bikomeza kumvikana ku ruhande rw'u Rwanda. Igihe ugira ubutabera budafite nta cyizere umuntu uwo ari we wese ashobora kubugiramo, akanavuga ati kugira ngo ngembo n'ubutabera ngomba kuba umunyamuryango, ngomba kuzajya nenda nambaye ingofero ya FPR, agatishati ka FPR n'ibindi, byo turabigarukaho mu kanya. Ashire, nta kintu sinzi ikintu navuga ngo nkubaze, ariko komantere yawe kuri ibi bintu bya Uraye neza ndetse na Rusesabagina yewe na Sankara, niba hari icyo wabivugaho kigufi, reka ngusubize ijambo. Urakoze cyane Jean Paul. Ntabwo mvugaho ibintu byinshi kuko ibi byagiye biganirwaho kenshi, ariko icyo nakwibutsa abanyarwanda cyane cyane wenda n'abiyita intore, ni uko FPR ikigaragara, iyi FPR ya Perezida Kagame ntabwo izi gukina politike ishyize agapira hasi ngo abantu bakine, nayo ihangane mu bitekerezo, noneho wenda ibe yakora ibishoboka byose ngo igume ku butegetsi, kubera ko
yagize imikorere myiza, yagize imiyoborere myiza. Ibyo ntabyo bazi, kandi umwera uturuka ibukuru, nicyo bishatse kuvuga. Ikigaragara rero ni uko kugira ngo bagume ku butegetsi, aho kugira ngo inzego z'ubuyobozi zikorera abaturage, bimaze kugaragara neza ko izo nzego ahubwo bazikoresha kugira ngo bahohotere abaturage. Ariko rero ni n'amahano akomeye cyane, kuko ibi twagiye tubivuga kenshi. Burya na leta y'u Rwanda ubwayo ni leta idashobora kubaho idafashijwe n'ibihugu byo mu karere cyangwa se n'ibihugu by'amahanga bitera inkunga ibihugu by'akarere, kubera ko bidafite imikoranire myiza, marchandise cyangwa ibintu bituruka hanze cyangwa bijya hanze bigomba kunyura mu bihugu duturanye, kuko ntabwo dukora ku nyanja. Ngo u Rwanda ubwarwo ni igihugu kidepanda cyangwa se gishingiye ku buryo ibindi bihugu byagombye kubana narwo. Rero iyo ubonye ibi bintu byose bijyanye n'ukuntu ari igihugu kidakomeye, ukareba ukuntu iyi FPR ubwayo iza ishyira amashusho hirya no hino, iterambere ridafashe, ariko nyuma y'ibyo byose harimo urwego rukomeye cyane rwagombye gutuma abaturage bagira umudendezo, bakiga, bagakora, bagakorera igihugu, bagakorera igihugu bitunga kandi banatunga igihugu, ugasanga byose irabyitse kandi ikoresheje urwo rwego rw'ubutabera. Ni ukuvuga ngo urwego rushinzwe kubanisha neza abanyarwanda imbere y'amategeko nirwo FPR ikoresha kugira ngo ikomeze bakandanize. Ibyo rero bigakorwa, ntabwo Kagame ari we mucamanza wicara muri ziriya nkiko, nta nubwo ari we umwunganizi cyangwa se sinzi ukuntu babita, ariko bariya ba procureur bagenda bavuga ati uyu muntu turamushinja ibyaha, Kagame aricara agategeka nabo bakubahiriza bagakora ibyo bintu. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu bakora n'ubugambanyi, kubera ko bigirira nabi bagenzi babo b'abaturage bahuje igihugu, bikanongeraho n'ikindi kintu gikomeye cyane cy'uko kuba bakora ubwo bugwari n'ubwo bugambanyi bituma iki gitugu cya Kagame kikomeza kubaho, kandi nabo ubwabo kizabakoraho, kandi baranabizi, kubera ko hari abantu benshi bicaye mu buroko, abandi bahunze, abandi bagiye bapfa, kandi byose bishingiye kuko ubutabera butakoraga akazi kabwo, ahubwo bukoreshwa na Kagame ndetse n'agatsiko ke. Ibi rero nashatse guhita nsimbuka izo ngero za Rusesabagina na uraye neza Gerard, ngira ngo nerekane mw'ipfundo ukuntu umwere uturuka ibukuru uza ukica urwego nk'ubutabera rwagombye kubanisha neza abanyarwanda. Ku kibazo cya Rusesabagina nta zindi mpaka zagombye no kubaho, uburyo amategeko uko yanditse bujya mu makurikizwa. Ariko muzi ko leta y'u Rwanda ikunda kuvuga ngo dufite ubudasa bwacu, ngo butameze nk'ubw'abandi, ngo abaturage bacu ngo bishima ukwabo, ngo demokarasi, ngo dufite demokarasi ngo yacu, ngo dufite amatora yacu. Ibintu byose babigize ibyabo, ntabwo bisa nk'iby'abandi, ni ibintu byihariye. Ariko ibyo byose nyine ni kwa kundi abantu baba bafite ubwoba kandi baba bataniyizeye mu bijyanye n'umwimerere wa politike, kuko Jean Paul ntabwo ndi umuhanuzi, ariko ndahamya neza yuko abantu bisanzuye iyi FPR ikajya mu matora nyirizina nyayo ntishobora gutsinda. Imbere y'abantu batekereza, bazi neza icyo imiyoborere bivuga, bazi neza uburenganzira bwabo, bazi ubwisanzure uko bumera n'ikiguzi cyabwo, FPR ntishobora gutsinda amatora, ntishobora gutsinda mu bwisanzure. Niyo mpamvu ikomeza gukoresha igitugu, ariko uko igikoresha niko igenda yinaga mu mwobo, kandi ntabwo bizatinda. Ndumva ari icyo nakongeraho cyangwa navuga kuri iyo ngingo. Jean Paul, murakoze. Urakoze, kandi yenda reka mpite mbaza na Tabita cyane ko Gerard neza we ni umudivantiste mwene wabo, ubwo ndavuga mwene wabo mu kwimwemerera no kwizera, nawe ibyo byose kesi ye urayizi. Tabita, nufite komantere kuri iyi kesi ya Uraye neza ndetse n'iya Rusesabagina, ijambo ni ryawe. Murakoze Jean Paul ndetse na Ashir wambanjirije, ibitekerezo byiza atanze. Reka mbabwire, sinzi ko hari byinshi navuga ku bya Rusesabagina. Ndashaka kugira hari icyo navuga kuri uyu mugabo Gerard Uraye neza. Gerard Uraye neza, reka mbere ko muvuga, reka mbanze mvuga iby'iyi leta. Iyi leta dufite
mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi leta dufite leta idakunda igihugu byitwa ko ihagarariye, dufite leta idakunda abaturage b'icyo gihugu, dufite leta nayo ubwayo ntabwo yikunda, kuko yiba yikundaga ntabwo yagakoze ibi bintu ikora. Igafata umuntu nka Gerard uraye neza, wari ufitiye igihugu akamaro karenze, bakamufata bakamushyira muri prison hejuru y'ibintu by'ibifabrikano. Ni ibintu biteye ubwoba. Uyu Gerard na mbere ya 90 ni umuntu wayoboraga wari diregiteri w'ishuri ry'ababyeyi ryari Gitwe. Urabona hari ukuntu ababyeyi kera bishyiraga hamwe. Icyo gihe yitwaga association des parents adventistes de Gitwe. Bishyize hamwe bashinga iryo shuri ariryo ryitwaga ESAPAG, École secondaire de l'association des parents adventistes de Gitwe, ESAPAG. Iyo ESAPAG yari amashuri abiri, hari n'irindi bari barashyize ku Mugonero, yo yitwaga ESAPAN N, donc Ngoma. Iyi Gitwe, uyu uraye neza niwe wari warayibereye diregiteri, niwe wari diregiteri wayo. Yabaye diregiteri yayate kubera ikizere aba babyeyi iyi association des parents yamugiriye, abari we igira diregiteri w'iryo shuri rya Gitwe nyine iryo rya ESAPAG. Abaturage baho baramukundaga, abanyeshuri baramukundaga. Yari umuntu w'inyangamugayo, niko nabyita, niko namuvuga, niko namudescribing. Ibya nyuma y'intambara rero ni ibingibi nyine twatangiye kumva. Yarakomeje arakora rya shuri ry'ababyeyi rihinduka kongeraho na universite. Urumva ahashyira universite, icyo gihe yari science, bahashyira na sciences infirmières. Nyuma y'ibyo ahashyira na donc université de Gitwe, barangije ahashyira na hôpital, kuko abo bana bigaga muri iyo faculté ya infirmière bagombaga no gukora za stage muri hôpital. Ibyo byose ni uraye neza wabigizemo uruhare. Yari president wa hôpital, yari na diregiteri w'ayo mashuri université y'ibiti, ibyo byose yarabikuriye. Mubyumve namwe, ibyo bikorwa byose byari Gitwe, umumaro byari bifitiye abana b'abanyeshuri bigaga muri izo za université n'ayo mashuri ya segonderi. Mwumve abaturage bari hariya bakoraga za businesses, ubucuruzi bwabo bugenda kubera ayo mashuri yari ahari. Narabyumvise abaturage baho barira, bavuze induru bati ubucuruzi bwacu bwarapfuye, byararangiye, kubera ko ubucuruzi bwacu bwagendaga kubera abana bari bahari, amashuri iki. None kuva Gerard yafungwa, amashuri agahagarara, ibintu byose bigahagarara, n'izo business zose zarapfuye. Icyo ni kimwe. Murebe abakozi aya mashuri yakoreshaga, ama university, abo bose barahagarara. None mukambwira ngo iriya leta kweri ikunda igihugu gute? Hanyuma nkomeje kuri Gerard, nkurikije uko nabyumvise, ni bike cyane nagiye numva, ariko ibyo numvise bajya kumufunga batangiye kumushinja jenoside, bakoresha umudamu witwa Charlotte, nibagiwe irindi zina rye. Uwo mudamu ndetse nibyibuka ndaribabwira, nizere ko mwabikurikiye. Uwo mudamu cyangwa uwo mukobwa simbizi, akaba
aho bantegeye Charlotte uyu mudamu niwe bakoresheje ajya kumurega ariko mbere y'uko ibi byose biba murabyibuka y'uko uyu Gerard yagiye agira ibibazo byinshi cyane ngaho bashinja universite cyangwa se ishuri yayoboraga ngo ibiki bakaba bararifunze ejo bagafungura ubundi bamutesheje umutwe ndibuka ko hari n'abana bavuze 20 abana 20 banze kurihirira amashuri uriya mwari muvuze uriya Jean Damascene kuko niwe wari ukuriye niwe wari ukuriye ni Farge harya niwe wari ukuriye Farge banga kurihirira simvuga ko ari we wabikoze buriya biba byavuye no hejuru kugira ngo bamuteshe umutwe abana 20 bose barihirirwaga na kiriya kigega banga kubarihirira arakomeza arabikurikirana birangira banze kubarihirira abana 10 muri bo baragerageza baririhirira abandi biranga ubwo kugira ngo bamuce intege bamuteshe umutwe bagiye kujya kumufunga n'ubundi bari baramwishe baramurangije ubu bakoresheje rero uwo muntu Charlotte aho bantegeye uwo Charlotte ni umwana ngo yari yarafashije yari yarareze kwa kundi baguteza bagenda bagasopanya abantu bose uwitwaga umwana wawe cyangwa ari n'umwana wawe bakamuguteranyaho mugasopana ibintu bigacika entere zabo nuko nta muntu wumvikana n'undi Charlotte agiye kumurega afasha abantu arabasinyishije ngo abitwa ngo ba Musoni ngo nabandi bakavuga ngo nyuma baje kwisubiramo nyine bati baratunywekesheje baradusindisha noneho baradusinyisha kuko abagiye kumushinja ibyo bya genocide ni nabo bagiye kumushinjura mumbabarire mumbwire reka ne kujya mu madetayi mwese mwarabyikurikiriye mumbabarire mumbwire umuntu baramufashe baramufunze bamukatiye burundu icyo kintu mu gisurinye bamukatiye burundu arajuriye baravuga bati bya birego byose byari byatumye bamukatira burundu bikuweho noneho abaye umwere avuye kuri burundu abaye umwere sinzi uwo numvise avuga ati iyo baza kuba kubera ibyaha bari bamushinje bakavuga bati nabambwe agomba kwicwa yari guhita yicwa mwabibonye ibyo natangiriye mvuga nti dufite leta idakunda abaturage bayo idakunda igihugu nabo ubwabo ntibikunda impamvu reka nsuringa icyo kintu impamvu mvuga ndetse nsurinya ko batikunda nabo ubwabo ntabwo bazi ko ibi bintu byose bakora bizabagaruka one day umunsi n'umwe ibi bintu bizabagaruka kuko ibintu bakorera abanyarwanda ntabwo ari Gerard wenyine turabaza abahejejwe muri prison nta byaha babashinja nta cyaha bakoze dore barafinda bavanye indera bajyanyeyo yagarutse ngo baramuteye uburozi umubiri we wose nejo bundi bushobora kumwica ariko baramusengera abanyamasengesho baramusengera nizera ko Imana izamukuramo ntabwo ari we wenyine nimurebe Cyuma Hassan wagiye bakamukatira nakubanza batarigeze banamukatira aragenda kubita umwaka muri prison arangije asohotse barongera ngo bajuriye bamukatira indi myaka 7 asubirayo bamuziza ubusa izo ni za example reno yantanze Gerard baramufunga akubise imyaka 2 muri prison bati barajuriye basanze ari umwere byongeye kunyibutsa Derine na Diane bajyanye muri prison bakubitamwe umwaka urenga barangije bati ibyaha niba ari 8 babashinjaga byose barabihanaguyemo ho nabere ariko muribaza icyo gihe umuntu abataye muri prison ibintu byose reba nk'uyu Gerard ibintu byose yaragarutse ibintu byose byaragiye barabitwaye abajura leta y'abajura birundaho amafaranga ntazi nicyo bazayakoresha kuko bazayaruka amaherezo bazayaruka uyu musaza bamaze gutesha umutwe ubu deja
iyo bamaze nta nubwo tuba tuzi ibyo babakorera mu maprizo, avuyemo ubu ngubu yarataye umutwe. Ubwo bamaze kumurekura abaturage ba Gitwe barabyinnye bakora iminsi mikuru, induru ziravuga. Muzehe Gerard arabireba aravuga ati ntawamenya ese bariya abantu bari gukora iminsi mikuru babyina ko nabwirwa n'iki niba nta barimo bene wabo wa Charlotte muramwibuka undi nababwiye byitwa ko yamugambaniye ariko yarakoreshwaga. Uyu Charlotte yarakoreshwaga kuko uyu nta bushobozi Charlotte afite ngo yari umukontabure hariya muri ibi bikorwa bya Gerard by'Igitwe nyine. Noneho aza guhomba, ahombye Gerard nyine baramukurikirana baramubwira bati baramukontorora basanga yarahombye. Ubwo rero abagize Imana nyine bamukoresha abagize Imana, ariko ubwo urumva bari baratangiye kera. Uyu Charlotte afite ubuhe bubasha bwo kujya gushinja umuntu nk'uriya bazizaga ubusa maze bigafata bakageza aho bamukatira burundu? Haba hari abari inyuma y'ibyo byose bahihishe, ariko abanyarwanda benshi ntabwo barabimenya ko bariya birirwa batakira ngo perezida wacu ngo nuguri ngo Kagame ngo nadutabare. What? Uwo nguwo mutakira niwe wabamaze, niwe wihisha hari inyuma we n'umugore we Nyiramongi bakabahonda inyundo mu mutwe. Mwarangiza ngo Kagame ngo niwe muzima, ngo dore ngo abakozi be ngo rwose ngo batumereye nabi. Hanyuma Gerard arabireba ati ubwo ndashaka kubumvisha ibyahahamuka avanye muri prizo. Ese murareba mugasanga umuntu nk'uwo hari ikintu aba gishoboye kwikorera kweri? Deja azanye hahamuka, byararangiye yarahahamutse, nukujya agenda yububa, bamuteye isoni, bamushyizeho icyo cyasha cya jenoside, bamubeshyera, azahora yumva kimuriho. Noneho yumvise ngo abaturage ngo bari kubyina bakoze iminsi mikuru ibintu byacitse, agira ubwoba bwo gutaha yigumira i Kigali. Aragenda ngo yagiye mu bandi bene wabo aravuga ati ntawamenya, nimwumve igihugu cyacu aho kigeze, nimwumve aho abanyarwanda babagejeje. Ababa bakoze ibyaha rwose guhanwa nibyo, ariko ibi bintu byo guhohotera abantu umwe ku wundi undi ku wundi dukomeje kubyamagana. Mumbabarire natinze, ariko numvaga nari nkeneye kuvuga ibi bintu kuko iyi ntuza ya Gerard yankoze ku mutima cyane. Ndibuka ko no kuri Radio Iteme byaravuzwa gifungwa. Nibuka ko Simeo ngwaniye na Jove bayingana ubanza ahubwo yaranakoze kuri ririya shuri rya Gitwe. Utaha abanza twazamutumira abonye akanya kazagaruka akabibabwira mu magambo arambuye. Babivuze bamutabariza mu gihe bari bamaze kumufunga. Numvaga yarafunguwe, numva biranshimishije, ariko bituma ntekereza byimbitse. Nibaza ni iyi leta koko aho ikomeza, aho yarenganyirije abana b'abanyarwanda izageza ryari? Murakoze Jean Paul. Tabita, urakoze cyane. Ndibaza ko ibyo kugezaho ntaho bizagarukira, bazakomeza kandi barenganye kuko abanyarwanda nabo bari comfortable mu buryo babayeho. Ni naho nagira ngo nkore transition njya kuri ikintu cya FPR mbere yuko njya ku bibazo byo mu karere. Mumbabarire gato mu gihe nkore iyi transition umunota umwe gusa. Banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, muhawe ikaze kuri Radio Iteme, umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme, imbaraga z'ijambo. Bagira ngo nongere mbahe ikaze kandi muri za Radio Iteme. Ni ikiganiro igihe ni iki, ndagira ngo nze kuri irahira rya FPR. Indoctrination mu Rwanda, nubwo tuvuga ngo mu Rwanda hashobora kuba ububyuke se revolution ishingiye ku bukene n'ibindi, ahubwo buriho buragenda buberekeza muri indoctrination irenze. Ntabwo ntinda kuri iyi nyandiko, ariko
ni inkuru ishekeje ariko inababaje, gusa ni igipimo nacyo kikwereka uburyo leta y'u Rwanda ikomeje ko gukoresha abanyarwanda muri mize zabo, mu kababaro bafite, kugira ngo basange ubuhungiro nta handi ari ukubana gusa no ukurenganya. Iyi nkuru yasohotse kuri Bwiza, ndumva niba ntibeshye, ariko note nafashe zo kuri iyi nkuru ntabwo ari nyinshi cyane, ni amaparagrafu agera kuri 5 cyangwa se 6, ngira ngo mbanyuriremo mwumve aho sosiyete nyarwanda igeze. Icya mbere ni uko umuyobozi w'akarere ka Rulindo, Mukanyirigira Judith, uyoboye umuryango kuri uru rwego, uyoboye umuryango wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'akarere, yavuze ko nyuma yo kurahira bahanye gahunda yo kuzongera guhura kugira ngo bamenye umuryango wa FPR Inkotanyi neza. Muraza kumva impamvu ndi bugaruke kuri iki kintu nyuma. Donc barahiye le 24, ariko uyu munsi nibwo bahuye. Uyu muyobozi yavuze ko ibiganiro byatanzwe kuri uyu nako mubare byabahuye ku itariki 3 z'ukwa kane, kuri uyu wa 3 Mata, ahanini birebana no kunoza umurimo aho bakorera akazi kabo ka buri munsi, n'ikindi cyo kwereka abanyamuryango bashya imikorere n'imikoranire ya FPR Inkotanyi. S'il vous plaît, bababwiye ngo baje kunoza umurimo aho bakorera akazi kabo ka buri munsi. Iyo ni imwe mu bintu babigisha, ngo byatanzwe le 3 avril, ngo birebana no kunoza umurimo aho bakorera akazi kabo ka buri munsi no kwereka abanyamuryango bashya imikoranire ya FPR Inkotanyi. Ikindi ngo umuyobozi wa ETI cyangwa se ni mu magambo maremare ni Eurotrade International Nyakabingo, ngo yitwa Mudahunga James, yavuze ko nta gipindi cyangwa igitugu cyabayeho ngo abanyamuryango barahire, ngo ahubwo imiyoborere ya FPR Inkotanyi isobanutse ari ituma umuntu wese utayirimo yifuza kuyijyamo. Ikinyoma rero kirakatirwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo nta na mobilisation bagikora, baricara gusa bakabona abanyamuryango baravuga ati ndashaka kwiyandikisha ko umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Twebwe nta kintu na kimwe twakoze. Iki ni ikinyoma, muraza kubyumva hepfo ahangaha. Uwo mugabo kandi Mudahunga aravuga ati ngo ETI Nyakabingo bahisemo ko abanyamuryango bashya barahira bari mu kazi, kuko umuryango wa FPR Inkotanyi amwe mu mahamwe yayo ukunda abantu bakora umurimo unoze, yizera gukorera ko ngo FPR ikunda umurimo, ngo niyo mpamvu bahisemo kurahira ku kazi. Witwa Murekezi Gaspard n'umwe mu barahiye yavuze ko yinjiye mu muryango wa FPR Inkotanyi yabitekerejeho cyane. Ati nyuma yo kubona imiyoborere ya FPR Inkotanyi nafashe icyemezo, nemera kuba umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, kandi avuga ko nta shyaka yari asanzwe abarizwamo kuko ngo adakunda kujya mu kintu adafashe umwanya wo kukigenzura. Byonyine ibi ngibi, niba icyambere cy'Inkotanyi FPR niryo shyaka riri ku butegetsi kuva 1994, ubuto bw'uyu muntu kugera no kuri iyi myaka, ariko kazi yenda no abone bakazi hariya muri Rulindo niba ari Nyakabingo nako, akavuga ko yabanje kubyibazaho ngo atajya ahubuka. Yewe binanagaragara ko yafashe igihe gihagije koko, cyane cyane ko nta rindi shyaka ryari ku butegetsi icyo gihe cyose. Bigaragara ko afite impamvu atarigiyemo, n'uyu munsi rero ntizavuyeho, ahubwo nuko bagezeho bakasanga, iyo ni analize yanjye, bababwira bati ntabwo ubona aka kazi keretse utari umunyamuryango wa FPR. Niba uri umunyamuryango turakaguhesha, utari umunyamuryango turagaha undi munyamuryango ushaka kuba umunyamuryango. Ubwo uwitwa Umuhoza Ernestine nawe ngo yarahiye avuga ko yishimiye kuba umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Wowe yatinze kwinjiramo kubera ko yabanje kuba mu idini ryamubujije kujya mu mashyaka kuko imyemerere yaryo itabyemera. Umubyeyi ati nzakorera umuryango wa FPR Inkotanyi uko nshoboye. Mbese we ahangaha hagati y'Imana na shitani FPR, urumva nyine shitani kuri we yamuganjije. Kubera iki? Kubera ko akeneye umugati, akeneye kubaho. Barakoresha iriya ndahiro ni nk'uburetwa. Barabwira ati niba udafite carte ya FPR Inkotanyi hehe n'akazi. Iyi
ni indoctrination iteye ubwoba. Ashire rero na aha ndagira ngo kuri iyi ngingo nayo tutayitinzeho, urabona ko bimwe tugenda tuvuga ko abanyarwanda bashobora kugeraho bakigumura nako bakageraho bakumva ko igihe cyo gukora revolution interne, ntabwo mvuga ko bidashoboka kandi birashoboka cyane, kubera ko iyi ni etape irimo gufata ni nko kuvuga tureka twebwe turebe ko twabakoresha ikintu cy'umurimo kugira ngo dusecuringe cyangwa se twizere ko dufite abayoboke. Ariko ntabwo ari abayoboke abangaba, ndacyabyizera ko abanyarwanda ntabwo ibingibi rwose ntabwo bishimye, ahubwo ni ikintu gikomeje kugaragaza ko batishimye kuruta nuko byari bimeze, kuko no kugira ngo ujye kurya bagomba kubanza kubwira ati nuko ugomba kuzajya uhamiriza ugasimbuka kurusha izindi ntore zakubanjirije. Ni ukurya bakureba hariya bavuga bati turareba niba wambara umupira uza se ku kazi wambaye umupira wa FPR, uvuga iki kuri FPR Inkotanyi, abatayirimo babwira iki. Iyi Euro Trade International ni sosiyete ya mining n'abacukura. Aba bantu bashyizweho ku ngufu, bamwe muri bo harimo abakoze communication bavuga bati ibi byose nta muntu uri muri FPR ariko dukeneye kubaho. Ibyo bikanyereka ko birashoboka ko hashobora kuba impinduramatwara zimunyuze mu yindi nzira, ariko kubera ko nta mitima barobye, ahubwo barobye ibipampara. Ashire, ibi bintu bya indoctrination muri North Korea birakora, nkuko nkunze kubigarukaho kenshi. North Korea bishobora kumara igihe kinini kubera uburyo hari agahenge, nubwo ari igihugu nacyo kidafite za trade n'ibihugu bitandukanye, ariko bafite uburyo bashobora gusavayivinga. Mu Rwanda impossible, keretse reliance ku bihugu nka Amerika, Euro, China, ahantu hose hashoboka. Ariko nagira gusa ngo mvuge agahinda k'aba baturage k'u Rwanda. Umugani nabonye ubikoraho commentaire Tabita niwe bavuze ati igihugu cyanga u Rwanda kikiyanga nacyo ubwacyo kikanga abaturage. Of course, kubera ko abo bakeneye nibo hagati yabo, buriya ntabwo akazi kabo ari ukugira ngo mu mibereho y'abaturage imere neza. Ashire natinze iyi commentaire kuri abantu ba FPR muri iki gihe umuntu wumva ko kurahira, ndabizi ko atari ubushake bwabo, ufite communication ziri clear ko atari ubushake bwabo, uvuga ati nta kuri nabigenza, ntabwo ndi FPR ariko nkeneye umugati mu mbabare. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Jean Paul, kandi mbanze nshimire Tabita ku buhamya no ku gukebura abanyarwanda yagize ku bijyanye na Urayineza Gerard. Kuri iki kibazo rero umbajije mbibonamo ibintu byinshi ngiye kuvuga ngerageje kwihuta. Icya mbere, kugira ngo hongere kuza indahiro nk'izi ngizi banazigaragaze hirya no hino, ndabibonamo gukomeza gutegura kampanye y'amatora ya 2024, gukora za propagande mu baturage, kujya mu mitima yabo, ariko nta nubwo mu mitima yabo bajyamo kubera ko abagome cyane, ariko gukomeza kubashyira mu gihirahiro kugira ngo bumve neza ko nta kindi kintu bashobora cyangwa nta yandi mahitamo bafite atari FPR, nubwo ibakanda buri munsi. Ejo bundi mu kiganiro cya tuganire twagikoranye na Emerance ndetse na Prudentienne, hari aho twabivuzeho tuvuga duti hari igihe umuturage yamburwa imbaraga, akamburwa imbaraga zo guharanira uburenganzira bwe, ubwisanzure bwe, nabyo twari twise ngo alienation, ariko noneho byagira uburemere bukomeye cyangwa bwinshi cyane, bikarangira abaturage noneho bumva ko kubaho uko nguko ariyo mahitamo yonyine bafite. Ukabakanda buri munsi, ukabahohotera buri munsi, ukabicisha inzara, ukabafunga buri munsi, ukabica, ukababaga, ugakora ibishoboka byose kugira ngo umuntu ahore mu gihirahiro, wowe ugamije gukomeza kuguma ku butegetsi no kwikubira ubukungu bwose. Ibyo byose
bigatuma nta muntu n'umwe mu gihugu ushobora kuza ngo avuge ati ibi ngibi urimo gukora nta kigenda. Ubikoze agashyirwa mu rugo cyangwa akicwa. Unabitekereje yabiganiriza mugenzi we akavuga ati nimba imuganiriza uyu muntu arajya kuntanga kubera ko hari icyo gihirahiro cyo kuvuga ngo umuntu wese ngo aneka undi. Ibyo byose rero hari n'igihe ugenda ukabigereranya n'ibintu byigeze kuba muri Swede kera byanaturutsemo concept yitwa ngo syndrome de Stockholm, aho abantu bashimusa abandi maze kubera ubukana bari bafite muri uko gushimuta bikarangira abantu babakunze kugira ngo babashe kurokoka. Ariko urumva ko atari urukundo nyarukundo, ahubwo ni kwa kundi nyine uhakirizwa kugira ngo ubone uko ubaho. Ibi rero bihuye n'ibyo tubona mu Rwanda. FPR ya Perezida Kagame yashimutse abaturage bose bashyira mu gihirahiro kandi bumvisha yuko nta yandi mahitamo bafite atari ukuyihakirizwaho, ko igihe utayihakirijweho nta kintu wageraho. Byajya kwiyongeraho hakiyongeraho ibikorwa biri extrajudiciaire cyangwa se ibikorwa wakwita iby'iterabwoba, ntabwo twatinye kubivuga, byo gushimuta abantu, kujya kwicira abantu hanze, kandi byaba umuntu agatinyuka akajya aho abantu bakoraniye mu masengesho akavuga ngo mwari mukwiye kujya mwishimira gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bari mu kuvuga byabaye byo kwica abantu, akongera bugacya akabwira abaturage nzabarasa ku manywa y'ihangu. Ibyo byose ni ibintu bisa nk'ibiri ku mubare wo kugira ngo abaturage bagume mu gihirahiro. Ari naho ngaruka kuri icyo kintu wari uvuze uti kugira ngo hazabe impinduka abanyarwanda ari mu gihugu mw'imbere bahaguruke hamwe bagira icyo bakora. Abantu benshi babona biri kure, abandi babona bidashoboka, ariko hari ikindi kintu tugomba kwibaza cyatuma tujya ku murongo watuganisha kuri izo mpinduka kandi wakebura n'abaturage, kuko abaturage bisaba ikintu gito kubakebura, ikintu gito cyane. Mu gihe umuturage avuga ati ndahakirizwa kugira ngo mbeho, murumva ko arakomeza ahakirizwa kubera ko azi ko guhakirizwa bituma akomeza kubaho. Ariko umuturage namara kumva yuko atabayeho, yahakirizwa atahakirizwa uko bimeze kose ntabayeho, kubera ko kubaho ni ubwisanzure mu gihugu cyawe, ni ukwishyira ukizana, ni ukuba ufite ikigutunze, ugatunga umuryango wawe, ugatunga n'igihugu bwacyo. Mu gihe abanyarwanda bagifite ibintu bafasheho by'ubusabusa, kuko n'umuntu ukorera iyi systeme ya Perezida Kagame nawe nta garanti aba afite. Muzi abantu benshi baheze mu buroko bakoranye nawe, hari abagiye bapfa bakoranye nawe. Umuntu wageze akica n'umuganga wamuvuraga, muribwira ko bamwebwe bayimakire n'abandi bose tuba tuvuga. Kandi ahangaha mfata agaparanteze gato, abantu bajye batwumva neza, abo bantu tuvuga no mu mazina, ntibakumve ko tubavuga mu mazina kubera ko ari abantu bakomeye. Tubavuga mu mazina kubera ko tuba tuvuga umukinnyi w'amakarita yitwa Perezida Kagame, ufata abo bantu akabakinisha nk'uko ujya gukina amakarita ugafata ikarita uti iyi nganda cyangwa se iyi bwana cyangwa iyi ngiyi seti ndayishyira hano na hano. Impamvu tubavuga ni iyo ngiyo, nta yindi, ni ukubera ko ari ibikoresho bya Kagame, ntabwo tuvuga ko bakomeye. Aha rero ndagira ngo dukomeze ibyo twanatangiye kuva kera. Hari byinshi dukora, ariko Jean Paul hano kuri Radio Iteme twiyemeje gukangura abaturage, kubigisha ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo, gukomeza kugaragaza aya mabi ya leta ya FPR yowe na Perezida Kagame. Ibi ngibi tujye tubikora buri gihe. Hari ubwo abantu barambirwa bati muzavuga kugeza ryari? Hoye, uko abantu bagenda bavuga niko abantu bagenda bahaguruka. Uko abantu bahagurutse muri 1994 cyangwa mu 2000 siko bahagurutse mu 2010 cyangwa na 17 cyangwa se n'ubu ngubu bagenda bahaguruka. Ariko kadufata abantu bose bari muri kiriya gihugu, wenda urubyiruko rwo bafite ukuntu barwogeje ubwonko, ariko reka dufate abantu bari muri kiriya gihugu bakorana n'iyi system, bongere batekereza ibitambo. Dore tugeze no mu kwa kane, ibitambo byabaye kuva muri 1990 na mbere yaho, bigakomeza bikagera muri 1994 habaye jenoside yakorewe abatutsi, hakicwa n'abandi banyarwanda benshi bazira ubusa. Ibyo bitambo bigakomeza ntibagiwe ibi, ntabwo nshobora kujya mbyibagirwa, ntibagiwe n'ibindi byabaye na 1994 aho abana bajyaga
bavaga mu mashuri bagasiga ibyabo bagasiga imiryango yabo bagiye gufasha ingabo za RPA ku rugamba bagakubitirwayo udufuni. Ibi byose ni ibitambo bikomeye cyane, ni amahano yabaye. Na nyuma yaho abantu bagakomeza kwicwa yo za Kibeho n'ahandi hose bakomeza kwicwa. Ibi ni ibitambo by'abanyarwanda byinshi byabaye byatanzwe. Nyuma y'ibi bitambo FPR ikaba yumva ko politike yayo ari ugukomeza kwereka abanyarwanda ko hari abantu bayikomeje kuyigana, ijya kurahiza abantu mu buryo bw'abaringa. FPR ikumva yuko izakomeza gukanda abanyarwanda bikarangira aho ngaho nta kintu abanyarwanda bakoze. Ibi byose aho biganisha ni hamwe, nuko abanyarwanda abenshi tugeraho tukavuga duti aho kubaho nta bwisanzure dufite, tuzarwana n'iki gitugu mpaka. Ni ukuvuga ngo uko bazamura, Kagame yagiye avuga ngo there is a cost, ngo there is a high cost, ikintu nk'icyo. Uko bazamura cyangwa bongera ubukana bwabo mu gukomeza gukandamiza abaturage, mu gukomeza gukoresha iterabwoba, mu gukomeza guhiga abantu, ni nako natwe tuzazamura imbaraga dufite uko zaba zimeze kose. Tugenda tuzizamura kugira ngo ibi bintu bihagarare, kuko nibidahagarara igihugu kizasigaramo Kagame n'agatsiko ke, abandi bose bazaba barashize. Ibi rero ni ngombwa ko tubisubiramo, kuko nta handi mbona twatekereza hataraho kuvuga ngo ubuzima bw'umunyarwanda bugomba kongera gusubizwa agaciro. Ako gaciro kandi kakaba gashingiye mu kuba hari ibintu abanyarwanda bafite batari babona ubu ngubu, ariko bavuga bati turabyifuza: ubwisanzure, amahoro, ituze, iterambere rigera kuri bose. Ibi rero byo gukomeza kurahiza abantu, icyo narangirizaho nuko Jean Paul wenda ntabaga mu Rwanda, ariko kandi nanjye nari mutoya, ariko ndahamya neza yuko ku itariki ya 5 Rusengijuye muri 1990 ndahamya neza ko stade Amahoro yari yuzuye, irimo abantu bambaye imidari ya Habyarimana, bambaye n'amashati y'ibitenge ari ifoto ya Habyarimana. Ibi rero byo kurahiza abantu no gukomeza kwerekana ko abantu ngo bakuganye, ni bya bindi biyenda guhura n'ibyo Tabita yavuze. Ibi ngibi ni ukubeshya, ni ugushukana, ni no kwibeshya. Umuntu rero wibeshya burya aba ameze nk'umuntu wiyahura, kandi buri munsi iyi FPR igenda nyine igana kuri uwo musozo, kuko harabura akantu gato cyane abanyarwanda kavuga ati yewe nabyo bindi dufashaho ntabyo dufite, ibintu bigomba guhinduka, kandi byose biturutse ku makosa cyangwa se no kubuswa bwa FPR itazi gushyira agapira hasi ngo abantu bakine, noneho bakine mu bitekerezo, abantu bahangane. Ni nabyo runana rushaka ku rubuga rwa politiki rufungurwa, abantu bakiga guhangana mu bitekerezo bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ndumva nabangarukirije ngo Jean Paul murakoze. Urakoze Shire kuri iyo intervention, nubwo itari buhindire ikintu iri joro, ariko ndizera nashidikanya ko abo igwa mu matwi bazabyumva kandi bakamenya ko cyane cyane ku ruhande rwa FPR ko atari bo bambere bazanye system. Banyarwandakazi rero ndagira ngo njye ku bibazo byo mu karere. Ibibazo byo mu karere ndashaka kubihera ku kibazo cy'intore zikomye perezida Ndayishimiye ngo kubera ko yanze gufungura umupaka, ariko bashaka kwerekana ko ibibazo ari ibindi. Ariko ibintu mugiye kumva ahangaha ni ibintu biri ibintu bifite orientation mbi cyane, niyo nagita mal orienté, ariko ku ruhande rw'u Rwanda kumva aba bantu nk'aba ari bo bashyira imbere ngo baze kuza guharabika umukuru w'igihugu, bamaze koherezayo Murasira, bamaze koherezayo abandi bayobozi ngo bagerageze gushaka ko abantu barumarize umubano wabo. Ariko buri gihe leta y'u Rwanda ihora ikina iri victime. Muri iki kiganiro harimo Tom Ndahiro, harimo Deus Kagiraneza, reka mubanze mwumve, yenda uriya mudamu mwirengagize kubera ko byari buvuge, ndetse na Ndahiro nuko gusa azwi muri izi za opposition
ntabwo ndi buvuge ku byavuze kamwumve ibyo Deus Kagiraneza yavuze. numva ngo bafite uburambe muri ako kazi ngo bandikiye perezida w'u Burundi nawe utariho neza ngo nabatabare baje mu mishyikirano. Aha reka mbanze nsubira inyuma gatoya. Ni reference yiyita ngo ni One Nation Radio isigaye iriho abantu ba FPR ngo na diaspora nabonye umunsi na Karega yarayiriho aza kuvuga ibya Congo ngo niko propaganda zikorwa ntabwo bagiye kwishyira no mu Gifaransa no mu Kinyarwanda ariko obviously ikinyoma ntabwo kijya gihinduka ukuri. Ubwo rero bakoraga komantere ku rwandiko bavuga RNC yanditse usaba Congo Perezida Ndayishimiye abera umuhuza kubera ikibazo cy'umupaka. Baravuga bati mubanze mu muharasinge noneho mu mutuke mu mutesha agaciro, kandi iyi ni intangiriro gusa ntabwo byanabaye na mbere hose byari byarabaye bagifite amaradiyo mu Rwanda. Ubu rero noneho bazamuye intambara. Deus Kagiraneza ntabwo ari n'importe qui, yaza ari umudepite mu nteko ariko ahagarariye ingabo. Icyo gihe hari bafite abadepite bitwa ko ari abadepite b'ingabo. Reka mwumve rero aya magambo ye, ndetse bavuze byinshi, ibi ni bike gusa byo kwereka aho intore zigeze. Numva ngo bafite uburambe muri ako kazi ngo bandikiye perezida w'u Burundi nawe utariho neza ngo nabatabare baje mu mishyikirano ngo hamwe na leta y'u Rwanda. Nkavuga ngo iyo baza guhitamo undi muntu akabatakambira akabasabira imbabazi ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga, bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi zo mu bwoko bw'abatutsi 281 bamaze imyaka irenga 18 bari muri izo nkambi badashobora gutaha iwabo. N'abarundi b'abahutu cyane cyane bo ibyo bibi byabo biti byiza bazabwire bariya bagende bafunge ziriya nkambi ziri Ingozi hari ahantu ariko za Ruhororo, za Mubanga, za Musenyi, za Kiremba, mu Kayanza harahitwa Gasenyi mu Irango, hari za Gikomero, hari za Karehe, hari za Buhiga, hari za Gisara, hari za Matongo, hari Campazi, Igitega harahitwa Mutaho, hari mu Giheta, hari mu Giharamagara Cyataba, hari Mwaro, Ngundu, hari Bugendana, hari Bukirasazi, hari mu Cyabuko, hari Nyarusangi, hari Bujumbura kuri Ndahangwa, hari Ikirerama cya Mukiki mu Bujumbura, Imurambya ahitwa Zambuye, ahitwa za Rutegama, Imuyinga ahitwa Kiremba, za Nyarunazi mu Buhinyuza, hari Mwakiro, hari mu Giteranyi, hari mu Rusarasi rwa Bushoni na Bugabira, hari za Vumbi hari mu Kirundo. Nabasabaga ngo izo nkambi ziri mu bwoko bw'abatutsi gusa badashobora gusubira iwabo, badashobora gutuzwa n'ahandi ngo bimere nka Bantusta, nibura batangire kubaho bundi bushye bagire amizero yo kuzongera kubaho. Ndagira ngo bagende bambwirire Karaveri Ndayicariye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize yaragiye ajya gutaburura amagufa ahantu mu Irango muri paruwasi ya Gasenyi Kayanza, icyobo cyuzuyemo amagufa y'abatutsi yishwe muri 1993 ngo Ndadaye yapfuye. Ndetse na Padiri Manase wagiye agatemagura insina zabo bantu bibereye mu nkambi ngo izo mpabe zitwe n'inzara. Azambwirire na General Ndirakobuca ushinzwe ngo amajyambere, ushinzwe umutekano, ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu, washyizwe mu kato n'amahanga n'abanyamerika. Twumva bya communication umva hari bicitse mu kanya katarambiranye, sinzi niba ari ikibazo cya connection, ntabwo binatinda mu kanya, ariko ubwo nagarukaho wenda buriya turanyumva mu gahanga. turakumva byari bicitse. Wari utugezaho uvuga kuri uwo mujenerali. Yego kuri audio.
uratwumva Deus Kagira neza kugira ngo hari kubaho ikibazo cya connection uratwumva kugira ngo mwumve amagambo uko yatutse perezida gutya turakumva noneho wakomeza ndavuga ngo bagende bambwirire izo nkozi ziriri ntageze zigatemura insina z'izo mpabe uriya padiri Manase ntagire n'umuntu umuhana mumbwire bariya abantu bahejeje abarundi 281 mu nkambi batazi n'igihe bazaviramo kugeza igihe bakamaze imyaka irenga 18 none abo bantu iyo ndero iyo ntumbero niyo bagiye kuzana mu Rwanda ngo natwe dufate abantu dushyire mu nkambi none se hari nk'igitabo giherutse gusohoka gisobanura yuko Burundi ari igihugu kiri mu cyahombye niko nacyita bankrupt cyarahombye kubera ko abayobozi bahereye kera bayobya abaturage kandi bashyigikiye ivangura ryoko kumugaragaro hari igitabo cyasohotse cyanditswe na Colonel Rwasa Zakaria banditse ngo Genocide des Tutsis au Burundi par une pseudo-démocratie hutu yacyanditse muri uyu mwaka kiragurwa kuri Amazon kiraboneka we yerekana abo bagizi ba nabi badasiba gucupiza no kwica abo batutsi yego uratwumva turacyari kumwe Deus Kagira neza turacyari kumwe cyangwa yego turakumva Guterres abatera utwatsi avuga ngo abantu bakomeze baba mu nkambi batunzwe n'posho ibyo rero uriya yakomeje kugira ibibazo ariko munyihanganire wumve aho yatutse perezida ndayishimiye n'akantu gato gusa hasigaye noneho nkagaruka muri studio ibi rero nibyo navugaga ko kumva umuntu nk'uyu nguyu ashobora kuba ari we bahamagaye bati genda wikome mu gahanga uvuge ibijyanye na umubano wacu ariko muri context ntabwo aricyo bashakaga ko we avuga kuri ku batuke perezida w'u Burundi ni nka intimidation kubera ikibazo cy'umupaka mwumve muri aya magambo ibyo yavuze munyihanganire gato noneho rwose maze mbashyireho iyi audio nubwo itari muri studio iyi ngiyi ndumva yagiye icikagurikamo cyane munyihanganire gato amasegonda 5 gusa noneho mwumve iri shyano n'iyi diplomasi y'u Rwanda ntayo bakimenya icyantangaje nuko ejo bundi numva ngo bafite uburambe muri ako kazi ngo bandikiye perezida w'u Burundi nawe utariho neza ngo nabatabare baje mu mishyikirano ngo hamwe na leta y'u Rwanda nkavuga ngo iyo baza guhitamo undi muntu akabatakambira akabasabira imbabazi ariko ntibashake n'umuntu nawe udashinga bishoboka bite ko igihugu cy'u Burundi tuzi gifite inkambi z'impunzi zirenze 220 zirimo impunzi umuryango mpuzamahanga Nations Union ati nimudufashe aba bantu bari mu kangaratete bamaze imyaka 18 irenga kuva ndadaye bamugandagura abo bantu bigeze basubira mu byabo nta n'ikintu cy'icyerekezo kigaragara ko bazasubira mu gihugu cyabo batari mu nkambi nko muri gereza none kujya kwisunga uwo byananiye kuki batanye bakajya ku muntu nawe urigita kuko iyo wananiwe kuyobora igihugu twitwaje ngo yatowe ejo bundi mu kwezi kwa gatanu mu 2020 uriya Evariste Ndayishimiye ariko yagiye kuba general ari uko yahereye ku mukurutu akazamuka akaba general ubwo yari mu buyobozi ntavugire ngo ntabwo ibyo bibazo abizi nta nubwo abishoboye biragaragaza ko afite intege nke cyangwa se ubwenge buke budatuma
ashobora gukemura ikibazo cy'abarundi muri bamwumvise rero ni depite Deus Kagiraneza ntabwo akiri mu nteko ariko ni umunyamuryango w'imena wa FPR wabaye umudepite aba bantu baza baba boherejwe kugira ngo baze gukora propagande niyo radiyo propagande bashaka guha imbaraga ngo kugira ngo izajye ibavugira ibyo batavuga ariko bakoresheje ibintu byo gushaka gukora za intimidation no gutesha agaciro bindi bihugu barabikora Kinshasa barabikora Uganda barabikora ndetse ne Burundi murabyumva n'ahandi hose bazabikora reka rero mbabwire ntabwo iyi nkuru ndi buyitindeho yagira mbabwire Kagiraneza uwari Kagiraneza yabaye inkotanyi mbere yuko aba n'umudepite yabaye inkotanyi yakoze muri douane batwandikiye ntabwo ari ibyanjye sinshaka kubyitirira baravuga bati uyu muntu rwose muzamwamagane munamwibutse yenda nawe azabyumva ati uyu yarapfuye ati uko mumubona aha uko mubona avuga hariya ahagurutse mwabona ko n'agatuza karareze yigeze kumara iminsi ku kandoyi yafunzwe akandoyi ngo ubu inkokora n'uyu munsi azikweretse ntiziriho bati kandi nawe iminsi ye iza irabaze biriya arimo gukora ngo azi ngo arirega nako ngo arifata aragira ngo arishakira izina ryiza ati ahubwo ariho aricukurira umwobo kuko ngo azi byinshi cyane cyane yakoranye na Munyuza yigeze no kumwungiriza ngo ahantu henshi bagiye baca zitwa za Rukomo amahano bahakoreye uyu Deus Kagiraneza ari mu bantu barembuye imbaga atariko mbere arimo kuvuga byo birababaje cyane kuko n'uyu munsi ati muzamwibutse muri unite yitwaga Delta yabayemo yara ati agatuza ke n'uyu munsi karaturumbutse karareze kubera imigozi yafungiwe mu nda cyamwe n'abitwa bakabengera Jacques ngo n'uwitwa Salimu n'uwitwa Gendarme ati nyuma yaho ati baramurekura ariko babaga mu ndaki imwe kandi nawe arabizi ko yakize ifuni kubwa ngo yakiriye Hamani rero biriya arimo kuvuga hari byinshi azi nawe ni ukugira ngo arebe ko yagura inzira ariko ni hahandi ntabwo bizakunda ikindi cya nyuma yavuze ati uyu yarahunze ari mu bantu bahunze muri 2000 nawe yabyivugira ati akavuga ati nahunze abahunze ubu ngubu atariko biriya byose ntabwo FPR izabigenderaho igihe nikigera bazamuhitana ndagira ngo kubera igihe cyadushiranye mbere yuko nongera gusaba bagenzi bacu nabo ko dusezera muri studio ngaruke kuri kiriya kibazo cyo muri Kongo update kuri ya ntambara yo muri Kongo nzakomeza kuyigarukaho ariko ndagira ngo nsangize n'abakunzi ba radio iteme nubwo n'ejo bundi mu kiganiro uyu munsi nzabigarukaho ko bimwe muherutse kubona hariya muri Bunagana byari birimo leta y'u Rwanda aho ngo yari ifite umugambi wo kuburizamo uriya muhanda inyubako ry'umuhanda wa Kigali umuhanda nako wa Mbabarire Gisoro ujya muri East ya Kongo aho rero ibikoresho byinshi byamaze kugera aho bigomba gutangira akazi ariko leta ya Kigali ikaba ifite ibibazo idashaka kuri ya mushinga wakorwa mu mutekano noneho iza kuwudurumbanya ishaka rero no kugira ngo bazatege barase biriya byuma bazerekane ko ari ahantu atari ahantu hatekanye hadashobora gukorerwa ibikorwa imishinga nk'iriya noneho bategura uburyo bakwataka hariya hantu ariko ntabwo umugambi wabo washoboye nyuma yaho icyakurikiye nuko Ubugande bwafashe ibyo ibikoresho bisubiza Gisoro kugira ngo banze barebe neza umutekano wabyo ko uzatungana ibyo rero bikaba bivuze ko hari igihe mwabona za deployment z'abandi basirikare muri kiriya gice cya za Gisoro Bunagana n'ahandi kugira ngo iya mishinga n'iriya bikorwa bigende nk'uko biteganyijwe ibi rero n'uyu munsi Kigali yo irahonda agatoki ku kandi
bavuga ko Kigali nako Kagame ashobora kuzajya muri Kenya muri no minsi aho yahurira na Museveni ndetse na Perezida Tshisekedi, ariko abandi bakavuga bati ntabwo haragera Kagame ntaraba comfortable kwicara mu cyumba kimwe na Museveni, cyane cyane ibyo ashobora kuba amufiteho. Ibyamuhoze rero nzabigarukaho gatoya kuwa kane ejo bundi musibejo, kubera ko mwarabibonye ni nyuma yaho yakoraga za tweet zibi byo kuvuga ngo ngo birukanye umunyarwanda ku butaka bwa Uganda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo si ukwirukana umuntu je nibireba igihugu, ikibazo gusa ni uburyo Muhozi nawe ubwe yigira nk'igihugu, avuga ati nta kindi nari gukora uretse gukora ibingibi, mbese yiyitirira ibyo bintu byo kuvuga ngo yirukanye umunyarwanda ku butaka bwa Uganda. Ntabwo akazi ke nakingana, ntabwo ari mu DHS, ntabwo ari mu Homeland Security, ntabwo ari Immigration Officer, ariko iyo atangiye kuvuga ati nanga eti ibintu kubikora mbikoze ntabishaka ariko nta kwe nabigenza, kwerekana ko ari ujya gufata abantu akabirukana nubwo yaba atari wizo credit, akumva ko ari ibintu byo gushimisha kuba ko yakoze ibintu nk'ibyo, birabaje cyane. Ikindi yarabyise ngo ni operation, kwa ngo operation gufata umuntu umwe ngo yafashe operation, keretse niba hari ibindi badibo baduhisha, ariko yashimiye chef wa renseignement aravuga ati wakoze cyane kuri iyi operation. Rero Muhozi nka Lieutenant General icyo yita operation ntabwo bishobora kuba kuvuga ngo ni ugufata umuntu bakamwirukana mu gihugu, iyo ntabwo yitwa operation, keretse niba yari yabananiye ahari yabihishe bamubuze nyuma bagakora ibindi bitandukanye cyangwa byo kugira ngo bamubone. Ariko ibya Muhozi nzabigarukaho specific mu kuba ikiganiro cy'uyu munsi kuko hari byinshi nzabivugaho, ariko ni ikibazo hamwe byanze bikunze wenda bibona ko byari ntabwo ari genuine ibyo avuga, ntabwo abivuga bivanye ku mutima ngo azi neza ko Kagame ari umwere 100%, afite yenda inyungu zindi yabarengera, yes, ariko arabizi ko atari umwere, arabizi cyane, ariko strategies ze nazo ku rundi ruhande zirapfuye cyane, arajagaraye cyane, ariko nzabigarukaho mu kindi kiganiro. Bagenzi bangira twabanye, reka mbahe umwanya basezera, yenda nabo bakore basezere kubadukurikiye, igihe cy'ubwacyo gisa naho cyarangiye, ariko nongere mbasubize muri studio kugira ngo namwe mugire icyo mwavuga, cyane cyane musoza ikiganiro cyacu. Ubwo mpereye kuri wowe Madame Tabitagwiza, reka ngusubize ijambo usezera. Murakoze cyane Jean Paul. Nta byinshi mvuga, ni ugusezera nyine, nongera kwihanganisha, gukomeza abanyarwanda bari mu kaga, bari mu gahinda. Hari benshi bari muri prison bazira ubusa, nk'uko Gerard amaze imyaka 2 muri prison kandi azira ubusa. Hari ba Gerard benshi muri ariya maprison, ndabakomeje kandi ndabibutse, ngira ngo mbibutse ko kugira kure atari ko gupfa, nibakomeze bakomere. Nongeye gukomeza Barafinda uvuye Indera, bamuteye ibintu by'ibiti by'uburozi byuzuye umubiri wose, ndagira ngo nawe mubwire ko mukomeje, ariko kandi mubwira ko dushimira n'Imana ko byibura yanavuyeyo uko bimeze kose. Ariko se ubundi yagombaga kujyayo? Aho niho hari ikibazo, ahubwo umuntu yanatinda. Bana b'abanyarwanda babamariye mu maprizo, babamariye kwahitwa ngo kwa Kabuga, babamari abatari kwa Kabuga babajyanye za Wawa, abatari umva. Ibintu biri muri kiriya gihugu ni agahinda, ariko nkongera kwibutsa FPR ko ibi bintu ikomeza gukorera abana b'abanyarwanda bizabagaruka. Ndagira ngo rero ndangize mbakomeza, kandi ngira na Gerard wavanywe muri prison ngo akomere,
ndetse na bene wabo aho bari hose. Ndumva ari uko narangiza, kandi nsabe abanyarwanda ngo nibirwaneho. Icyo kintu nkunda kukivuga, barabibonye ko ntawe ubitayeho, ntawe ubababaye. Banyarwandakazi, ntawe ubababaye. Abakabababaye cyangwa se abakabaproteje nibo babarenganya. Murakomeza kwicara se, murabona ko amaherezo ari ayahe? Nimuhaguruke mwirwaneho, mwihe agaciro. Nimutakiha nta wundi uzakabaha. Ni icyo ngicyo narangirizaho, hasigaye ndagira ngo mbifurize amahoro y'Imana. Murakoze. urakoze cyane Tabita. Shire dusoza ikiganiro. urakoze Jean Paul, kandi Tabita arakoze ku butumwa bwiza atanze. Ndabwongeraho akantu gato cyane, wenda mwunganira cyangwa se mukompleta. Turi mu rugamba rukomeye, kubera ko ari urugamba rugamije kugarurira abanyarwanda agaciro. Umunyarwanda akishyira akizana mu gihugu cye, umunyarwanda kumva abayeho yisanzuye, umunyarwanda kumva ko kuganira ku bibazo by'ubuzima bimureba cyangwa bireba igihugu cyangwa bireba aho atuye cyangwa bireba umujyi akomokamo cyangwa bireba umuryango we atari icyaha yagombye gufungirwa. Umunyamakuru akisanzura, umusirikare akabaho acunga umutekano w'igihugu, umupolisi akabaho areba ko amategeko agamije kureshyeshya abantu cyangwa se kubarengera igihe bahohotewe nawe yakurikijwe. Inzego z'ubutabera zigakuraho akarengane ku baturage, zikabarenganura aho bahuye n'ibibazo bijyanye n'amategeko atakurikijwe. Leta igakorera abaturage, ko leta n'umukozi w'abaturage. Kandi iyo tuvuze ngo leta ikorera abaturage, ni uko inteko zose inshinga amategeko zigomba gukorera abaturage, ubutabera bugakora, na nshingwabikorwa nayo igakora ibijyanye no gushaka ibisubizo ku bibazo by'ingutu abaturage bahura nabyo. Ibyo nibyo tugamije, nibyo abantu bari muri opposition bareba ibijyanye n'inyungu rusange bifuza. Nkaba rero ngewe nshishikariza abanyarwanda bose, cyane cyane abari muri uru rugamba rw'impinduka, kubitekerezaho bakareba uburyo twese twashyira hamwe ku bijyanye n'iki kintu cy'inyungu rusange. Hari abazaba bari muri opposition batazabishobora, bamwe bagiye bagaragara, hari abandi bazabishobora, ariko ntabwo dushobora guhuza ibitekerezo, ariko dushobora twese guhuza aho twafungura kugira ngo noneho buri wese ibitekerezo bye byubahwe kandi bigire umusaruro bitanga ku gihugu cye. Aho nta handi rero ni ukubasha gushyira hamwe kugira ngo dufungure urubuga rwa politike, noneho twese tugire ubwo bwisanzure. Bizasaba rero gufatanya, bizasaba kandi nuko tuba intwari muri uru rugamba, kuko baravuga ngo urugamba nyarwo nk'uru nguru rutsindwa n'intwari, nibo bonyine bashobora kurutsinda. Ndumva rwo butumwa ngewe nagira ngo ntange, kandi mbwira abanyarwanda ko batagomba kwiheba muri ibi byose duhura nabyo nubwo bitinze. Ntabwo bagomba kwiheba kubera ko nta mvura idahita, n'ahandi hose byagiye biba imvura yageze aho ngaho irahita, abantu babona umucyo maze babaho neza. Jean Paul, ahandi nagushimira, nshimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Murakoze cyane. Shire Kamana, Tabita bwiza, ni mwebwe nshimiye kandi ku butumwa bwiza musorejeho. Mwari kumwe nanjye turashimira Jean Paul mu kiganiro igihe niki. Ubwo rero by'umwihariko gihe tuzongera gusubira mu kiganiro uyu munsi, musibejo murare aharyana bari aho ku mugabane ndiho, abandi mugire ibihe byiza aho muri hose. Mwakoze cyane abatumirwa bacu baje muri iki kiganiro, ndetse n'abakunzi bacu turabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza. Abantu baricwa weruyagizwe irimbi, butaka n'ubuhemuka bw'imfura ipanga intama. Ahahoze hatuwe bahateye itabi, impunzi mu
nibo baha